of them can stop at a time. Muve mu buretwa, nimuve mu bucakara bw'umwanzi Satani, ubucakara bw'ibiyobyabwenge, ubucakara bw'ubusambanyi, ubucakara bw'ubujura, ubucakara bw'inzangano, ubucakara bw'inzika, ubucakara bwo kwihorera, ubucakara bw'ubwibone. Yes, they robber, sold right to the mansion ships. Minutes after they took her from the bottom crispy, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing redemption songs, redemption songs, songs of freedom. Emancipate yourself from mental slavery, and by ourselves can free our mind. Whoa, have no fear for atomic energy, cause none of them can stop at a time. How long shall they kill our prophet, while we stand aside and look? Whoa, have no fear for atomic energy, cause none of them can stop at a time. Won't you help to sing another songs of freedom? Cause all I ever redemption songs, redemption songs, songs of freedom. Turabasuhuje tubifurije kugubwa neza n'amahoro ya Nyagasani. Nk'ibisanzwe ni Psalm 32, uwiteka bahira abanezeze. Nuko dutangiye muri redemption song, ni indirimbo y'ubucunguzi, indirimbo Bob Marley yakanguriraga abirabura kwigobotora uburetwa abirabura bari barimo, ubucakara abirabura bari barimo. Murabizi rero ayo ni amateka yabayeho, nta muntu utayazi, aba ari uwize aba nutarize. Ayo mateka arazwi hose ko abirabura twabayeho mu bucakara, abazungu bakatugura twarabaye nk'ibiguzi, tukagurwa tukajya gukoreshwa imirimo y'agahato tudahembwa. Kubera iki ntangiye mu ndirimbo ya redemption song ya Bob Marley? Ni indirimbo y'ubucunguzi, mu kinyarwanda nicyo bisobanuye redemption, indirimbo y'ubucunguzi. Natwe rero dufite umwami waducunguye, ubuzima tubamo hano ku isi bufite iherezo. Yesu Kristo yaraducunguye. Natwe ndabasaba bavandimwe, rubyiruko, abajama, amaniga, nimuve mu buretwa, nimuve mu bucakara bw'umwanzi Satani, ubucakara bw'ibiyobyabwenge, ubucakara bw'ubusambanyi, ubucakara bw'ubujura, ubucakara bw'inzangano, ubucakara bw'inzika, ubucakara bwo kwihorera, ubucakara bw'ubwibone. Ubwo ni ubucakara Satani yashyizeho, dukomeze duhobagiriramo budafite inyungu, n'inyungu zirimo n'iz'igihe gito. Ariko hari umwami witwa Yesu Kristo yaraducunguye, ni umucunguzi wacu. Ni mwigobotore rero ubwo bucakara bw'umwanzi Satani, mugandukire cyangwa se muze kwa umwami Yesu Kristo. Hari ubugingo bw'iteka ryose. Imirimo tubamo hano ku isi ko mutwika mwimanukira ifite iherezo, ariko hari umwami uzadutuza heza. Nyuma y'imiriho tubamo hano ku isi hari ubuzima kwizeye Yesu Kristo.
bw'iteka ryose, ubuzima bwiza. Muve mu bucakara bwa Satani, muve mu buretwa bwa Satani, nimuze kwa Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo harimo umunyenga, kwa Yesu Kristo harimo amahoro, kwa Yesu Kristo harimo umunezero. Dufite kunyurwa kwa Yesu Kristo. Nimuze kwa Yesu Kristo, nicyo mbakangurira. Muve mu buretwa bw'umwanzi Satani. Muvandimwe wanjye ndakwifuriza kumva ibi bintu ukabyumva neza. Ntago kuririmba izi ndirimbo twita ngo ni iz'isi, nta n'indirimbo itari iy'isi reka. Izi mwita iz'Imana ntizaririmbiwe Imana nyine ziyihimbaza, ariko n'izi twita iz'isi hari icyo zatwigisha. Niba abantu barakanguriye kwigobotora ubucakara bw'abazungu, ni uko hari icyo cyari bibangamiye. Natwe twigobotora ubucakara bwa Satani, ubucakara butuma wanga mugenzi wawe ntacyo upfa, ukamukarasa mu rundi rwego, ukumva si umuntu nkawe kandi muva amaraso kimwe, ugapanga kuba wamuroga, ugapanga kuba wamwica. Ubwo ni ubucakara budafite inyungu, ahubwo bufite ibihombo, kuko uzabazwa amaraso y'umuntu wamenye kandi utaramuremye. Tubane mu mahoro, tugire urukundo, dushyigikirane. Aya ni amagambo y'ubucunguzi, ariko ubu dufite umucunguzi Yesu Kristo, ngo ni inzira, ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa data atamujyanye, urasabwa kumwizera. Indirimbo tubamo cyangwa se ubuzima tubano ku isi bukwiriye kutwigisha. YouTube channel yacu, umuyoboro wacu cyangwa intego tugendera no kwita ku buzima bwo mu mutwe, duharanira kubaho twishimye. Ariko nanone ibyishimo biruta ibindi byose ni ukumenya umwami Yesu Kristo. Tugerageza no kugera ku bantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye iyo twabishoboye, kuko uba ari umurimo nawe utoroshye, ariko umunezero uri muri Kristo iyo wamumenye by'ukuri. Urubyiruko nimuze ni mwebwe mbwira, nagerageje gukoresha redemption song. Iki ni icyamamare cyabaye mu njyana ya rap, Bob Marley. Redemption song nta bantu batayizi, ni benshi bayizi, ariko nimuze kwa Kristo, nimuze ku mucunguzi wacu ari we Yesu Kristo. Bob Marley yakanguriraga abandi kuva mu bucakara bw'abazungu. Ngenda babwira ngo nimuve mu bucakara bwa Satani, ubucakara butuma mujya mu nzanga, ubucakara butuma mugira ubugome bw'indengakamere, bushingiye ku kubabarira. Nimuze kwa Yesu Kristo, nimuze ku mucunguzi wacu. Ndabanezerewe cyane, munezereye ibiganiro byacu, ndabikunze. Ukora subscribe, iyo wayikoze tugusabira umugisha kandi duhora tunabasaba umugisha. Ukanasharinga bari byiza, comment zanyu n'inyunganizi n'inkunga ibikomeye. Turabashimiye mwebwe mukomeza mutwereka ko tubana buri munsi. Tuganiriza yaba mu gikari mukoreshe nimero ya WhatsApp, mushyiraho comment, Imana ibamere umugisha. Mureke duhaguruke, iki gihe cy'ivuga butumwa, iki gihe cyo gukora umurimo waduhamagaye kiri ku manywa. Hari igihe bizaba bitagishoboka, igihe ugihumeka rero byemere, utari kwa muganga, ivuga butumwa. Abantu Yesu Kristo, va mu bubata, va mu bucakara bwa Satani. Redemption song, indirimbo y'ubucunguzi. Naye ndababwira amagambo y'ubucunguzi, ndababwira umucunguzi ari we Yesu Kristo. Amahoro n'imigisha bya Nyagasani bibane namwe. Ni Samstatu, subscribe wowe utarayikora, nawe wayikoze, Imana iguhe imigisha. Comment zanyu tubazo tuzikeneye, mujye musharinga. Rwose turabashimiye, mukomeza kutwereka ko turi kumwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Abari muri Europe, abari muri Amerika, abari muri Afrika, abari muri East Africa, abari mu Burundi, abari Uganda, mwese ndabashubuje, bifurije kugubwa neza. Abafite ibihugu birimo intambara, Imana iborohereze, yongere igarure ituze, nongere mubane mu mahoro. Tuzasubira nakagaruka, Imana ibahe imigisha.